Mana yacu mu izina rya Yesu ndagushimiye kudukunda waraturemye ijambo ryawe nkuko ribitubwira mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso waturemeye imirimo myiza kugira ngo natwe tuyigenderemo. Ndagushimiye ko turi mu muhamagaro wawe, ndagushimiye kugiye kudushyigikira kugira ngo ayo magambo waduhamagariye kuvuga akomeye umwuka wera yaherekeze arimo umucyo mu mitima y'abantu kugira ngo buri wese abashe gukora icyo asabwa mu izina rya Yesu, amen. Turifashisha amagambo ari mu byahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 18. Ari amagambo ari muri icyo gice, muri iyo mirongo tuvuze, n'amagambo agaragaza inyamaswa iturutse mu butaka. Kandi iriya nyamaswa ngo ni inyamaswa muntu, kandi bikagira n'umubare uyiranga 666. Nshuti zanjye rero bavandimwe, Urugero Rwiza TV ikorera kuri YouTube twabateguriye ingingo 6 zabafasha gusobanukirwa iriya nyamaswa. Imana idufashe. Ingingo ya mbere, iyi nyamaswa irangwa n'umubare 666 iteye ite? Irangwa n'iki? Ese ni inyamaswa isanzwe nk'uko twumva inyamaswa zo mu gasozi? Muri iki cyigisho turabasobanurira iyi nyamaswa uko iteye ndetse n'ibiyiranga. Icya kabiri, turavuga uko abanyamadini bavuga kuri iyi nyamaswa. Abanyamadini bafite uko bayibwira abayoboke babo. Turaza kubirebera hamwe, murebe uburyo bayibabwira niba koko bashobora kuyirinda. Icya gatatu, turarebera hamwe igihe cy'iyi nyamaswa. Iyi nyamaswa ifite igihe yatangiriye gukora, turakireba. Hanyuma tunarebe n'igihe izarangiriza gukora. Icya kane, turareba intego z'iyi nyamaswa. Iyi nyamaswa muntu ifite izihe ntego? Kubona ishishikaye ahantu hose ko yahageze, intego ifite ni iyihe? Icya gatanu, turareba iyi nyamaswa yifashisha ibiki? Yifashisha abantu bameze bate kugira ngo igere ku ntego zayo. Kugira ngo igere ku ntego zayo irafite ibyo yifashisha, kuko ntabwo yagera ku ntego idafite abayifasha cyangwa ibyifasha. Tuzareba yifashisha iki, yifashisha nde. Icya gatandatu, tuzareba cyangwa turareba amaherezo y'iyi nyamaswa. Amaherezo yayo. Ariko nanone twongere tunarebe n'amaherezo yabemeye kuyiramya. Imana itugirire neza. N'ayo magambo n'izo ngingo nkuru tuzubakiraho kino cyigisho kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza iyi nyamaswa iyo ariyo, imikorere, ibishushanyo byayo, aho inyura, uko ikora, byose tuzabisobanura muri iki cyigisho. Mu kwizera ko uzamfasha kuvuga ubutumwa, nagira ngo nkwinginge, niba utarakora subscribe ugerageze uyikore. Kandi ikindi ngusaba nshuti yanjye, ugerageze gukora share kugira ngo umfashe dufatikanye kugeza kuri uyu muntu ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, kugira ngo nawe
nawe abashe kubona aho yikinga imyambi y'uyu mubi, aha abashe kwikinga ibitero iyi nyamaswa iri kugaba. Ukoreshe ya uramufashije kuvuga ubutumwa, kandi ntabwo nabona icyo nkugororera, ariko Imana nawe mubo izagororera bavuze ubutumwa nawe uzaburimo. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza, kandi Imana itwiteho. Mwuka wera aza n'umucyo ku magambo y'Imana. Zaburi 119 n'umurongo 130 aravuga ngo guhishurirwa amagambo y'Imana ngo bizana umucyo, ngo ndetse bigahabaswa ubwenge. Imana idufashe, Imana itugirire neza, kandi twiteho mu izina rya Yesu. Umukiza uramwirebera unezerwe utaretse gushima. Inyamaswa muntu irangwa n'umubare 666 iteye ite kandi irangwa n'iki? Inyamaswa ubwayo, ubusobanuro bwayo dushingiye ku byanditswe byera, isobanura imbaraga zose zikoreshwa mu gufasha Satani kugera ku ntego ze. Imbaraga zose, za imbaraga za gisirikare, za imbaraga z'amafaranga cyangwa z'ubukungu, za imbaraga za politike cyangwa za imbaraga z'amadini. Aho hose ni ahantu Satani yagabye ibitero, kuko yahabonye imbaraga. Ahabona imbaraga, noneho aba ariho ajya gukorera. Ariko cyane izo mbaraga zose Satani ntiyakagombye gusunika ngo agire ikintu ageraho, ahubwo ikibazo ni uko umuntu uwo ari we wese, iri jambo muryumve, umuntu uwo ari we wese, yaba akize yaba akennye, yaba atuye mu bihugu bikennye cyangwa atuye no mu bihugu byateye imbere, uwo ari we wese afite ubwoba bwo gupfa. Kubera iyo mpamvu rero, ubwoba bwo gupfa buri muntu wese nibwo bumuranga. Ngaho Satani ahita yuririra kugira ngo abashe gufata umuntu amwigarurire kubera ubwoba bwo gupfa. Iyo ubwo bwoba buhari, Satani akoresha za mbaraga, akubaka igikuta kinini kugira ngo ace itumanaho cyangwa se ace isano umuntu yagirana n'Imana. Igikuta akacyubaka, kandi ariho aracyubaka akigeze kure. Uretse ko Bibiliya itubwira ngo umubuza kucyubaka, umubuza ko kirangira, ni itorero nirimara kugenda azahita nyine agihuza. Kuba akorera mu mibare 3, 6, 6, 6 birashaka kwerekana amayoberane nyine ya Satani, ko azakorera mu mibare 3, Imana nayo ikorera mu butatu bwera, we Satani akazana ubutatu bw'umwijima, aribwo Satani aricyo kiyoka, Antikristo ariyo nyamaswa, ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma ariwe maraya ukomeye wicaye hejuru y'inyamaswa. Rero uko bimeze gutyo, azagerageza uko ashoboye kose akore ayo mayoberana, akore muri ubwo buryo. Ariko ayo mayoberane ye, nukuri tubaye maso tugasobanukirwa ayo mayoberane, ntabwo yazagera ku ntego. Twazarinda tugenda agipfundika bitaremera gupfundika. Impamvu yindi akorera mu mibare 3, ubundi uyu mubare 6 ubwawo ni umubare uba munsi ya 7. 6 rero ni umubare w'umuntu ugaragaza ubushobozi buke, hanyuma 7 ni umubare w'Imana ugaragaza ubushobozi bwuzuye. Akora rero muri iyo mibare uko ari 3, kubera izo mpamvu maze kuvuga. Iya mbere ni ubutatu bwera bw'Imana yiganye uwakoresha ubutatu bw'umwijima,
ariko iya kabiri ni uko ashaka kwinjira muri domene z'umuntu cyangwa mu bice by'umuntu akeneye kuboneramo ubuzima bwiza kugira ngo yirinde urupfu. Ubundi umuntu agira, Bibiliya iratubwira mu rwandiko rw'Abitesalonike rwa mbere ibice 5:23 ngo Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe ubwanyu imibiri, ubugingo n'umwuka, corps, âme et esprit. Satani rero afite uburyo yinjira muri ibyo bice uko ari bitatu kugira ngo abone uko yubaka rwa rukuta rutandukanya umuntu n'Imana. Imana idutabara. Yesu yageragejwe na Satani. Bibiliya bivuga muri Luka 4:1 kugeza kuri 13, ndetse no mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 4:1 kugeza kuri 13. Ariko amugerageza muri ibyo bice uko ari bitatu. Igice cya mbere yamugerageje ngo ashimishe umubiri, aho yamubwiye ngo hindura aya mabuye uyahinduremo umutsima, kandi Yesu yari ashonje. Buriya rero biriya Satani gushimisha umubiri, Satani rero arabyuririraho cyane gushimisha umubiri. Yesu yari ashonje, kandi cya kabiri yari afite n'ubushobozi bwo gufata ya mabuye akayahindura imitsima. Ariko kuko ubushake bw'Imana kuri Yesu bwari ubwo kunyura mu butayu agasonza muri uwo mwanya, ubushake bwa Satani bwari uko Yesu ahindura amabuye akayahinduramo imitsima. Yesu rero abwira Satani, amubwira ngo handitswe ngo gutegeka kwa 2:8 ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo ashobora no gutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Imana idufashe. Uburyo bwa kabiri cyangwa se irembo rya kabiri Satani yanyuzemo kandi nubakinyuramo muri ubwo butatu bw'umwijima bw'amayoberane, yagerageje Yesu kubona icyubahiro ariko atavunitse, atagikoreye. Yaramubwiye ngo yamuzamuye umusozi muremure, amwereka ubwami bwose, aramubwira ati buriya bwose ni ubwanjye. Kandi koko aramubwira ngo nupfukama ukandamya ngo ndabuguhereza. Iby'ukuri Yesu yagombaga buriya bwami koko. Bibiliya tubwira mu byahishuriwe Yohana ibice 11:15 yuko Yesu azagaruka ubwo bwami bukabubwe bukajya mu maboko ye. Ariko hagombaga kubanza iki? Hagombaga kubanza, mbere yuko abona ubwami yagomba kubanza akababazwa, yamara kubabazwa akabambwa, yamara kubambwa agapfa, yamara gupfa agahambwa akazuka, yamara kuzuka agasubira mu ijuru gutanga raporo kuri papa wamwohereje, yamara gukora ibyo byose akabona kuzagaruka, akabona cya cyubahiro bwa bwami. Uzabisoma neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 2 uhere ku murongo wa 5 umanura ugeze ku wa 8. Iratubwira ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero nk'ak'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ibintu byo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ngo araganduka, araza abo mugaragu, ngo ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo kumusaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru, itanga itegeko ngo amahanga yose n'indimi zose ngo bahamye yuko Kristo ari Uwiteka, ngo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye, uru rugamba natwe turahura narwo, yuko umuntu ashaka kugera ku cyubahiro ariko atabanje kuvunika, kugera ku cyubahiro ariko atabanje kunyura inzira. Turashaka kubona ijuru tukanarivuga ukuntu Imana izatwakira, ukuntu Imana izatugirira neza, ukuntu Imana izatubwira ngo, ariko tudashaka kurikorera. Abantu bose munkurikiye,
nta muntu wigeze araza amaguru mu ibase ari kwiga uburyo azahabwa diplome. Oya, ahubwo umuntu araza amaguru mu ibase ari kwiga uburyo azakora ikizami. Nshuti zanjye, uyu muhangayiko turimo ntitwagombye kwiga uko tuzahembwa, ahubwo nimureke dukore umukoro Imana yadusigiye gukiranuka. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nibitaba ibyo, aranyuraho Satani akomeza turiganye, dukomeze turirimbe ijuru, dukomeze turirimbe uko tuzahembwa, ariko tutaririmba tudakora ibisabwa kugira ngo tuzajyeyo. Uburyo bwa gatatu Satani yagerageje Yesu, yamugerageje mu kubaka izina. Ngo yamuzamuye ku gasongero hejuru y'urusengero, ngo arangije ngo aramubwira ngo simbuka, ngo Imana irategeka abamarayika ngo baze ngo bakuramire ngo udakubita ikirenge hasi. Yesu yari kubishobora, byari kubaho. Ntabwo yagenda hejuru y'amazi ngo ananirwe kuba yasimbuka, ariko biriya niyo abikora abantu bari kumwemera, ariko Imana ntimwemere. Nshuti zanjye, wikubaka izina ryawe ngo abantu bakumenye, ngo abantu bamenye izina ryawe, ahubwo shyigikira izina ry'Imana baba ari ryo bamenyera muri wowe. Imana nawe izakugirira neza. Nshuti zanjye, ubwo butatu bwera bw'umwijima burakomeje, buriho burakora, ariko Imana idutabare dusobanukirwe izo mbaraga, kandi Imana idushoboze kuzirwanya. Imana idutabare ibe bugufi bwacu, twoye gukomeza kuvuga gusa, ahubwo tunige no gukora, twige gukiranuka, twige gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira muri Yakobo igice cya 1:22 ngo atari ugupfa kuryumva gusa iryo jambo twishuka, ngo ahubwo turyumva ariko tukanaryumvira. Ngo kuko uryumvise ngo ntaryumvire, ngo ameze nk'uwirebeye mu ndorerwamo, indorerwamo ngo ikamwereka icyo agomba gukuraho, ngo ariko yarangiza akayirambika hasi akigendera gusa. Indorerwamo yireberemo, nshuti yanjye, urebe icyo ugomba gutunganya, hanyuma kuri wa munsi ubwo itorero ryenda kugenda, nawe Kristo navuze impanda uzumve, uzamuke, ube ucitse amaboko cyangwa imbaraga za Satani. Imana itugirire neza, Imana iduhe umugisha, kandi Imana itwiteho. Umvira ijambo niryo kwizerwa, niryo kwemerwa n'abantu bose, yuko twahawe umukiza Yesu, yaje gukiza abanyabyaha. Kugira ngo dusobanukirwe igihe cy'iyo nyamaswa neza, reka tubihuze n'intego y'iyo nyamaswa. Intego z'iyi nyamaswa ni intego enye. Intego ya mbere ni ugushuka umuntu, ikamushukashuka, escroquerie, ikamutesha umwanya. Intego ya kabiri y'iyi nyamaswa, imaze kumushuka ni ukumwica. Iya gatatu ni ukumwiba. Iya kane ni ukumusenya, gusenya ibintu byose yahuriragaho n'Imana. Uzabisoma muri Yohani ibice 10:10. Izo ntego zose tuvuze zihuriye mu ijambo rimwe. Satani ntashaka yuko iby'Imana yagambiriye bisohora. Iby'Imana igambirira ku muntu Satani ntabishaka. Arashaka gukoresha uburyo bwose, arashaka gukoresha ibigaragara, ashaka gukoresha ibitagaragara, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ariko kugira ngo adutandukanye n'umugambi w'Imana. Iyo nyamaswa rero
nubwo tumaze kumva intego, biragaragara yuko ari imwe, ahubwo igenda ihindagura uburyo ikora. Yateye Adamu na Eva muri Edeni ifite intego yo kuhabakura kugira ngo ibatandukanye n'Imana, bave mu maso y'Imana. Ni nayo uyu munsi iri kwihindukiza igakora biriya byose muri. Icyo Adamu na Eva basabwaga bari muri Edeni kugira ngo iyo nyamaswa itabashobora, ni nacyo natwe dusabwa uyu munsi. Yo ihindura imikorere uko yakoraga mu gihe ubwoko bwa Isirayeli bwari bari mu Egiputa, ntabwo ariko yakoraga bamaze kuhava bageze mu butayu, ariko ni imwe nshuti zanjye, ni imwe nyamaswa, ni imwe. Mu Egiputa ho yari yubatse urukuta idashaka ko ubwoko bw'Imana buhasohoka. Imana ihabakura mu buryo butangaje, ibakuza y'amaboko, imaze gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko nubwo yabikoze, ntabwo ya nyamaswa yatuje ngo barabakurikiye. Imana ibatsinda mu nyanja. Ntabwo irekeraho, ni umwuka mubi, ntupfa. Kristo wenyine niwe uzawushyiriraho iherezo. Uko yakoraga bari mu butayu, ntabwo ariko yakoze bamaze gusoza ubutayu bageze mu gihugu cy'isezerano. Bibiliya itubwira neza mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho 11:5 ngo abenshi muri bo ntiyabashimye, ngo nicyo cyatumye batsinda mu butayu. Ese impamvu itabashimye ni iyi: yabagaburiye manu, yabakuriye amazi mu gitare, yabagenza imbere ari inkingi y'umuriro, ibagenda imbere ari inkingi y'igicu, ibaha manu bararya, inkweto zabo ntizabasaziraho, imyenda yabo ntiyabasaziraho, ibakorera byose, ngo ariko abenshi muri bo ntiyabashimye kubera icyaha cyo kuyivovotera no kutayizera. Bageze mu gihugu cy'isezerano, ya nyamaswa ntiyaryamye ngo yorose, ntabwo yaryamye ngo yiyorose, ahubwo icyo yakoze yarahinduye. Noneho baravuga ngo bakeneye umwami w'umuntu. Samweli agerageza kubibwira Imana, arabinginga basobanurira nk'uko yarabibwiwe n'Imana, basobanurira ububi bw'umwami w'umuntu, ukuntu bizabagiraho ingaruka. Ariko baravuga ngo biramaze, ariko tumufite. Iyo nyamaswa igenda yihindura, igenda izana ubundi buryo bwo gukora buteye ubwoba. Imana yaremeye, imanika amaboko, irabwira ngo mugende mushyireho umwami, iregura, barayeguza. Bashyizeho umwami wa mbere ni Sawuli, akurikirwa na Dawidi, akurikirwa na Salomo, kuza kugeza ubwo Isirayeli igihugu gicitsemo kabiri, imiryango 10 ijya haruguru, indi ijya hepfo. Ariko ntabwo bigeze babona igisubizo ku mwami bashatse. Ahubwo muri icyo gihe, muri periode z'abami, niho bahuye n'intambara, niho bajyanyweho iminyago. Abashuri batera igihugu barakinyaga, banyaga abantu, banyaga ibintu. Babuloni batera igihugu barakinyaga, banyaga abantu, banyaga ibintu. Ya nyamaswa ntabwo yarekeye aho ngaho. Bigeze mu gihe Yesu araza, afata icyemezo, araza yambara kamero ku mugaragu w'imbata, araza aba umuntu, araza aravuka, araza aza mu isi. Ya nyamaswa ntiyatuje, mubyumve neza, ntiyatuje. Yatangiye Yesu akivuka, shaka kumuhitana ngo apfe ataratanga ubutumwa, ataratanga message yamuzanye.
ariko Imana yari yabivuze, marayika Gaburiyeli yari yabivuze ngo Imana izamukingiriza. Imana iramukingiriza guhera avuye mu nda kugeza ageze imyaka 30 atangira kuvuga message cyangwa gutanga ubutumwa bwari bwamuzanye mu isi. Ya nyamaswa ntiyatuje, yahoraga buri munsi mukangisha ngo ndakwica, bamutera amabuye bashaka kumwica. Ariko Yesu yabivuze neza, aravuga ngo ntabwo umuntu ashobora kugenda ku manywa ngo asitare. Kugenda ku manywa naribabwiye no kugendera mu mugambi w'Imana. Igihe cyaje kugera, Satani amugeragereza mu butayu, Yesu aramunesha. Amaze kumunesha, ariko biratubwira muri Luka 4:13 ngo aramureka amutega ikindi gihe. Ikindi gihe yamuteze ni ibihe bibiri. Igihe cya mbere ni yamutegeye ku musaraba. Ariko Yesu ageze ku musaraba, Imana ishimwe, yahavugiye amagambo 7. Itorero araribyara, arangije aranaryubaka. Uyu munsi rirahari. Yesu yari yavuze ngo itorero ngo azaryubaka ku rutare. Ararahira aravuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana ishimwe, yubatse ku rutare. Umunsi apfa, Yesu bamuhambye mu mva yari iri mu rutare rukorogoshoye, imva nshya. Amaze iminsi 3 muri ya mva arazuka, imva irarangara. Amaze kuzuka, ya nyamaswa yari ifite umugambi wo guhungabanya umubano w'umuntu n'Imana, wo kwica gahunda y'Imana n'umuntu. Ubwo abakozi bayo baragiye babwira abantu, bashinga ishuri, bashinga teoloji ipfuye, baravuga ngo mujye mugenda muvuga ngo Yesu ntiyazutse, ahubwo abasirikare basinziriye. Hanyuma bigishwa baraza baramwiba. Matayo 28:13 ngo mujye mugenda muvuga mutyo ngo abasirikare basinziriye, abigishwa baraza baramwiba. Hanyuma natwe nihagira ubakurikirana tuzamwishyura. Ariko amakuru ahari, iyo ni ya nyamaswa izana amayoberane. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse. Itorero ryacu naho riherana, niyo fondasiyo, nuwo musingi itorero ryubakiye ko Yesu yazutse. Ryubakiye imvi irangaye, ntirangajwe n'abibye Yesu, ahubwo irangajwe nuko Yesu yazutse. Imana ishimwe. Itorero ryubatse ku rutare, kandi urwo rutare rurimo imva irangaye. Bishatse kudusobanurira ngo itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, ryubatse ku kuri, kuvuga ngo Yesu yarazutse. Ujye ubihamya, ntukagire ubwoba. Ujye ubihamya, ntugakekeranye. Ujye ubihamya, umwuka wera afatikanye nawe. Ubihamye, niba ngombwa uzabizire, ariko uzajye uhamya ngo Yesu yarazutse, kandi Yesu yagiye mu ijuru, kandi Yesu azagaruka. Imana ishimwe. Yarapfuye, arahambwa, arazuka, ajya mu ijuru, kandi azagaruka. Bibiliya rero iratubwira ngo iyo nyamaswa Bibiliya nk'uko yatubwiye, iyo nyamaswa muntu ivugwa mu byahishuriwe Yohana 13:11 no kugeza kuri 18. Aravuga ngo bashoje bavuga ngo aha niho ubwenge buri. Kuko iyo nyamaswa ni inyamaswa muntu, ngo kandi umubare wayo ni 666. Bishatse kuvuga ko imikorere y'iyo nyamaswa, tuzabivuga neza, imikorere y'iyo nyamaswa ni amayoberane ariko izakorera mu bantu.
izakorera muri sisiteme, izakorera mu buryo abantu bari kubaka, izakorera. Bibiliya iratubwira mu Byahishuwe Yohana 2:7 iravuga ngo ufite ugutwi niyumva ibyo Umwuka abwira amatorero, ngo unesha ngo azarya kuri cya giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana ishimwe. Unesha ngo ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Naho natungurwa n'umwijima, niseguye ibuye mbaye jyenyine, zabe nka Yakobo ndota ibyo mu ijuru, nkomeze nkwegere Mana yanjye. Mbona marayika abanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka, ariyo ya nzoka ya kera, ari wo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira igikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Imana idufashe cyane. Aya magambo dusomye Byahishuwe Yohana ibice 20:1 kugeza kuri 4 baratugaragariza Kristo azaza kwima ingoma y'imyaka 1000, kandi azaza kwima ingoma y'imyaka 1000 ari kumwe n'itorero. Aranatugaragariza amaherezo y'iyi nyamaswa, akatugaragariza n'amaherezo ya cya kiyoka, akanatugaragariza n'amaherezo ya wa mugore wari wicaye hejuru y'inyamaswa. Bibiliya ivuga ite? Ivuga ko Kristo mbere yo kuza kwima ingoma y'imyaka 1000 ngo azazana na marayika ufite umunyururu munini mu ntoki. Uwo munyururu munini mu ntoki ngo afite n'urufunguzo rufungura ikuzimu, afungura ikuzimu, abohe cya kiyoka, ashyiremo na wa muhanuzi, ashyiremo na ya nyamaswa, ngo kugira ngo bimare imyaka 1000. Icya kabiri azakora ngo azakura urwango mu bantu ndetse no mu bisimba bindi. Bibiliya ikatubwira ngo izaba ari ingoma y'amahoro, ngo ku buryo umwana w'umuntu azakinira ku gikono cy'inshira, ariko inshira ntimurye, kubera ko Imana izaba yakuyemo urwango mu bisimba no mu bantu. Ngo ibisimba byari bitunzwe kurya ibindi bisimba, ngo Kristo azatanga itegeko byose bitungwe n'ibyatsi. Imana ishimwe. Izaba ari ingoma y'amahoro. Yaravuzwe mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 7:12 kugeza kuri 16, havuga ngo azicara ku ntebe ya Dawudi, kandi iyo ntebe ngo izabira intebe y'iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri icyo gihe ngo azategekesha umwuka, Yesu Kristo niwe mvuga, ategekesha umwuka n'umwuka w'ubuhanga, ategekesha umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga, ngo ategekesha umwuka wo kumenya Uwiteka ndetse n'umwuka wo kumwubaha. Imana ishimwe. Icyo gihe rero Antikristo azaba afunze, iyo niyo ya nyamaswa. Icyo gihe rero cya kiyoka ariyo Satani kizaba gifunze. Icyo gihe rero
wa mugore wicaye hejuru y'inyamaswa y'imitwe 7 azaba afunze, ariko ari we ushushanya umuhanuzi w'ibinyoma, ariko ngo igihe nikigera ngo azongera bafungurwe igihe gitoya kugira ngo bongere bayobye amahanga. Imana itugirire neza, umwuka wera adusobanurire kandi atwiteho mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, uri mwiza, ubereye mwiza, wagutegereje n'ubugingo bw'umuntu wese ugushaka. Aya magambo ni wowe uyampaye kandi n'igihe yatanze uko uyampaye. Umugisha rero abagiye kuyumva, kandi ubusobanuro butangwe nawe kugira ngo twese dusobanukirwe mu izina rya Yesu. Amen.